ubwo wise akagufa kanjye kuko ntigapfa. Njyewe Habumuremyi Shadrack nsezeranye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu niyo Gisubizo Rachel ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagore kandi nzakomeza kuba umwizerwa ateshutse ku nshingano. Thank you.
kugira kanini ku buryo umubiri utegura kukiyibagiza amandazi n'ibishyimbo byagiye hirya akina soma tuzajya kwinjira inyota gusa umuyisitari aho uzongera uhereye none ubutunzi ni bwiza bitangwa n'ababyeyi ibikombe n'amasabu nabyo barabitanga mugisha kibyeyi nawe urakenewe
uzamitabaza bikurikira Mana yanjye uzaturengere iritabaza urukundo rwacu inyota yari nyinshi umuhogo wumagaye usanga amazi afutse utamira ntarasabayamba wambereye nziza umbere inkoramutima wambereye nziza umbere inkoramutima Shemana iraga azana rifite ari kuyusi ubeshe izina none uyusi ubeshe ishema uheru uyusi ubeshe kugabo uheru uhora tugabo nanjye nzaharanira uhora tugabo wambereye inshuti nziza umbere inkoramutima wambereye inshuti nziza umbere inkoramutima Mana yacu uzaturengere iritara nirikazime urukundo rwacu ruzakomere nizerana bizakomeze kubana bizaturane kubana bishike imitsi yewe wambere umutima kuri zabura kunda urabizi shema no kumugabo wawe Imana yarakoze Imana yarakoze andi mashyi menshi amashyi menshi rwose gashiri ababwira ati iyo ntakubona ibintu kuba ni heza rwose hindukira ubibabwire sharami hindukira ubibabwire hanyuma nabo bari kubabwira bati mwakire umugisha wa kibyeyi mwarakoze bana bacu kuba mutweretse ibirori ku ruhame uyu munsi akaba bigezeho agakora afite intego yo kuzahesha ishema ababyeyi dore impano ya kibyeyi
dore iyi mpano twarayibageneye. Rasheli, aho abandi bahuriye kandi ibyo muzatera byose bizere. Ababafasha bakandi babafashe, aba babyeyi Yesu amabeza yose. twanezerewe cyane. Iyo abana barezwe neza bagakura bahesha ishema ababyeyi, icyo turakishimira. Uyu munsi buri wese yatanga impano, ariko impano igenewe bano bageni kugira ngo ihe agaciro ikunde ntabwo byakorohera buri wese kubera imihigo mwesheje, kandi urugo mugiye gushinga twifurije kuzagira ihirwe, zabyara umuhungu n'abakobwa, muzahoza amata ku ruhimbi. natwe famiye Bonaventure na Florence, uretse kuba ibyishimo biri ku mutima no mu muryango wacu no mu miryango yacu, tubona nta mpano yindi twamuha uretse kudutura Imana, ariko by'umwihariko hari impano mubyara we bamugeneye, ndetse hari na mubyara we utabashije kuboneka utari hano, ariko yavuze ati Shadrake rwose felicitation. Baramutegereje koko, benshi barabizi, baba bari muri korali na mama we ndashaka ngo agere koko. Mana tuzamushimira, none ko ku munsi turabonye nubwo byaciye ahakomeye ariko ntibyaheze. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nkuko muturagari ko mubyumvise, twese turi kuri groupe y'abana barerewe kwa Alexandre na Jose Karuruma, yaba Shadrake yaba Rasheli, twese twarabanaga twava ku ishuri muri vacances, twahuragayo tugatarama tukishima, twasangiye byinshi bitandukanye. So iyi groupe yabo rero nkeka ko yaradushimishije cyane. Bamwe turi barumuna babo, abandi none kwino tariki intambwe bateye yadushimishije cyane. Ni ipfunwe bisige rikomeye, ariko tubari inyuma gato byanga bikunde. Ntabwo buriya hari ibyo twabibyo twaboneyeho urukundo bari bafite, natwe hari icyo rwabibye, bidatinda bidateba, natwe nzi ko tuzatera intambwe mu yabo. So rero turabashyigikiye cyane, no mugoroba twishimye twanezerewe. Imana ibamugisha, uzabyare umuhungu n'abakobwa. Barakoze cyane. Hanyuma bakiri kuba perezida, reka haze barumuna ba Rasheli. Amen. Amen. Haleluya.
turishimye kuri uno munsi bashimwe n'ukuri wacu twamukundaga nyine ariko nyine bibaye ngombwa nyine nzajya dushinga ubukwe natwe twari twamuteguriye Imana n'ababana be nyine azajya umukozi. Mwabatije amashyi abo bana bakiri batoya bafite ibyishimo by'ubukungu. Ni musaza wa Rasheli nawe aramukunda, yamugeneye impano kuri uyu munsi. Sepu Kibogora Sepu Kibogora ndibwira ko nayo iri hafi. Turashima Imana kubw'uyu muryango wa Shadrake ndetse na Rasheli. Rasheli twabanye muri Sepu, umuryango w'abanyeshuri wa Pantekote ukorera muri kaminuza ya Kibogora. Yatubereye umwana mwiza, niyo mpamvu dushimye n'Imana ko izawubakira urugo rwiza. Rero mu muryango wa Sepu baratumye ngo tubifuze urugo ruhire kandi muzabyare muhire. Barakoze cyane. Hanyuma abo muri Sepu Kibogora. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ababyeyi mumere Imana icyubahiro. Bwarashira na Shadrake. Ni igihe kirekire twari dutegereje ibirori bya Shadrake na Rasheli. Turishimye cyane. Turi abaklasmate ba Rasheli. Hijyanye nawe Kibogora Polytechnic umwuga w'ababyaza. Rasheli rero na classe nubwo twarangije turacyagutekereza turacyagukunda. Rero na classe y'ababyaza Kibogora Polytechnic twaguteguriye impano aho uri bugerewe na Shadrake uri buze kwifungura kandi tubifurije urugo rw'umugisha. Murakoze. Ababyeyi murabyibuka ko iyo mubagezeho muba muvuga muti mwamufashije wa muntu w'Imana we wamfashije. Turanezerewe. Rasheli twarabanye muri section guhera mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6 twabanye neza na warabizi. Kuri uyu munsi rero turishimye kandi turanezerewe. Imana ikomeze kubaha umugisha ibane nabo. Nyuma y'uyu munezero wo kuri uyu munsi w'ubukwe, urugo rushya rwa rukeneye abana. Tubifurije kubyara mu gaheka n'indi migisha myinshi Imana itanga. N'ukuri turabakunda. Mukomeze kubaho. Barakoze cyane. Hanyuma bakirimo kubaperezida babifuriza umugisha wo kubyara abakobwa n'abahungu, gutunga bagatunganirwa, wo kugira umugisha mu byo bakora. Reka n'ubundi haze abiganye na Rasheli Université. Haleluya. Turashima Imana twabanye na Rasheli Kibogora ntabwo twariganye. Bagira ngo twarabana azabana nawe. Rero rimwe ni kure twakoreje turi abantu 22
kaminuza hagiyemo batanu umukobwa yari Rachel urumva bwabaye intangarugero. Imana ishimwe rero isabane n'umuryango wacu twabateguriye aka kantu ubu ni akacu ariko kajya guhita kabatanga. barakoze cyane. hanyuma njyewe n'umuryango wanjye nanjye umuryango bantumye nubwo batahabaye ngo mbashe kubahereza impano kandi izabagirira akamaro muri byose. ariko iteka ryose azahure ari umuhoza w'umugabo we ibihe byose. muri iri tangiriro Shadarake ni umuterankunga wacu, ariko mu mwaka urenga tumaranye twamubonyeho imbuto nziza tubona ko ari umukirisitu. rero hano harimo ubutumwa babaye bugushyikirize kandi buvuge ko bugira urugo ruhire rurashire. turanezerewe cyane. ubukwe bwa mwene data Shadarake turabutegereje igihe kitari gito kandi twizeye. cyatunejeje rero n'uburyo twizeye twabibonye. ubwo rero turanezerewe dutegereje Yesu cyane ku bwa Shadarake. Shadarake ufite umwanya muto twari kumuvuga nka vokahereza ukavuga kubw'imirimo ye n'ibikorwa bye twabonye gukora. urabona ko ari umusore abadusheshe akanguhe ariko yatuje ko ari umwana muto tungana ubutungane. nta n'ubwo tujya dutirimuka bitewe na Yesu yasanze ari utungana anakomeza ataka. turagishimiye Imana ariko yaje ari umwana tugomba kurera. ageze nuko abategereje Yesu atubera umwana w'umugisha, atubera umwana w'umugisha. mbese igikorwa cyose dukeneye akatuba hafi, inama zose dukeneye akatuba hafi. ubwo rero turabategereje Yesu, tumaze kumuha Imana mwabibonye, ariko hari agakeragezo. hari ibindi twamuteguriye n'umudamu we kugira ngo nabo bicara bavuga ati ni kwari bategereje Yesu. Rashel ajya avuga ati mugabo wanjye wakoreye Imana, reka nsabire abasore banjye natoje bazana izo mpano. mwihangane ntacyo bitwaye ko muri kwibuka. mwihangane byizane musize Shadarake. iyo mpano ni Rashel twamuteguriye nawe kubera ko yacubereye umusore wacu neza. iyi ni Imana. Turanezerewe muri uyu munsi, ubukwe bwa Adeli.
Wow.
by'umwihariko twishimiye Rachel ikaze muri uyu muryango ubonye yuko twatojwe neza turi abahanzi Shadrake rero yakuriye muri iri torero ryacu turabifuriza rero urugo rwiza uzagira urugo rwiza turabifuriza kuzabyara ibitsina byombi kandi turabifuriza umugisha w'Imana abanyarwanda bavuga yuko amagambo yavunaguye akorerwa mu ruhago natwe twitwaza uruhago rero twaba yadukaye tunaguye dushyira mu ruhago kugira ngo tuyigushyikirize kandi twifurije urugo rwiza. barakoze cyane banyarutse baravuze bati waje mu muryango wacu ukenewe. Abakobwa ba dadi bagitangiye impano haze gurupe ya Devota. Shadrake yabaye inshuti nziza ku mudugudu wacu kandi afite imico n'imyifatire yo kubana n'abantu. Korali Isezerano yatumye ngo bashyikirize ubu butumwa hanyuma Uwiteka abahe umugisha.